umunyarwanda ufite ubutumwa n'ubibwirana ingufu ndakurika kandi umugore arasa maze azana amazi utari muri ndirimbo akunyama wowe nese wari umustar kusha deben twana kurira hise ubu ni ndamanzo wa mbere utuvugana ubu ngubu mu Rwanda wa mbere mu Rwanda ubu ni Bruce Melody akunyama utuganira ubu ngubu kuba urya gutyo ubu ngubu ni umubyibo ubona kibazo cyo gutera ose naje nzaga wanteruye u Rwanda rugizwe n'imirenge ingahe imirenge ingahe imirenge ni imirenge cyane utugari oya badura murano umurengwe kandi umurengwe usiga inzara no kuvuga ngo rore mwe na rimwe hose niba yarababaje n'abantu bavuka abo bavuka nabirirwa barira ubonye narenzaho iki kintu bare mubwire Imana nzo bafite imyaka 53 kandi uko no kwikunda hagara ukwikunda ugashaka kugira inama abandi bagenzi bamukorana muri uru ruganda kugira ngo batere intambwe nk'iteye ibyo bintu bifata nk'aro kwikunda nzovu ni wa muntu afite gukorera 100 mu gitondo ariko ni mugoroba nako avuze ko gukora gitondo ubona biterwa n'iki mugoroba akaba atabifite nawuze mbona umugore wawe ntagarabyara harya buri igeze ameza ngaho nzovu wamuzinze ndetse nawiswe n'ababyeyi uza ko amazina y'abanyamurenge amazina y'abanyamurenge mwanaterekaho nitwa Mawombi Rubi amana yakiza Placide wanjye n'umunyabyindu kugira ngo byumve muri 63 nibwo twatekereza nta kibazo iyi 32 ntago bihari gutunga umugore abantu bize byarabananiye nabaseburiko akabanze gushaka bafite za miliyari sigaho seburiko kabaga ko nade nababereyemo seburiko ko ni kiremba kavukire Yes, ndagusuje rero kuri we ubugikomeje kugenda nanone udutega amatwi we ukomeza gukurikirana Kavukire Trends. Nitwa MC Pablo MCPOB, the only MC you can enjoy to listen your favorite radio TV presenter. It's your coolest MC kuri kamera.